uyu munsi amateraniro yahindutse ay'abantu. Ibihugu bizashyigikira ibyaha, ubutinganyi buzashyirwa hejuru, gusenya amago bizamamazwa. Uyu munsi abantu iyo badivorcinze barimo barakora celebration, agacerebra kwa kundi bavuga ngo I said yes, bakandika babana bacu bambikanye impeta. Uyu munsi barandika ngo I divorced, bagacerebra. Nubwo icyaha kirimo cyamamara, Imana izahorana abantu. Haleluya! Imana izahorana abantu kuko nyiri torero ribereye maso. Ntabwo rero waremewe kuba umunyantege nkeya. Yibwira yuko ari muri Kristo Yesu, ariko akumva gukomeza gutwarwa n'irari rya kamere. Muri make umubiri wowe icyo usaba cyose arakiwemerera, kubera ko Yesu byose yarabirangije. Ari igizo nkuru tuzumva tukagira ngo ntizibaho. Ubushize nabwo naganiraga n'umwana wajya kujya gusenga mu cyumba cy'amasengesho ahantu. Umurimo Yesu yakoze cyagiye ukizwa, wari wuzuye, uhagije, ufite imbaraga n'ubushobozi bigwa kubaho nk'uko abana b'Imana babaho. Ntabwo azagaruka ngo yongere akora, ahubwo yarakoze. Ni wowe wo gukurira muri we, kandi gukura no gukomeza kurya ibyo Yesu avuga, kurya ijambo ry'Imana. N'umuntu ufashe umwanya byose bigakorera Imana. Haleluya! Ntabwo ari umukozi w'Imana wo ku cyumweru, ahubwo ni umukozi w'Imana ari ku isoko, ni umukozi w'Imana ari mu muhanda, ni umukozi w'Imana ari mu ishuri, ni umukozi w'Imana ari mu rugo. Haleluya! Kuko hari wadukuye mu rupfu, uyu munsi turiho kubwe. Mu yandi magambo, imyambarire yanjye nkayambara ngira ngo Imana ikunde inyemere. Muri make nagejeje ku birenge kugira ngo Imana inyemere, nakase imisatsi kugira ngo Imana inyemere, nakoze amasengesho se y'iminsi 7 kugira ngo Imana inyemere, nagiye mu buvumo se kugira ngo Imana inyemere. Muri make bikaba ibintu by'inyuma, kandi ababikora bagahagarara bameze nk'aho ari bo bemewe, bakabitoza n'abandi ngo nibabikora nibwo bari bwemerwe, bikabyara imvune y'umutima idakiza ubikora. Ahubwo ababikora icyo gipimo cy'ibyo babasha ni nacyo bapimiramwe abandi. Akavuga tubwo rero utambaye nkanje, wowe ntiwembegereye Imana, wowe ntumeze gutya na gutya. Iyo ni inguni imwe idakiza. Itayito dufite ibi ubuzima bwacu, gukiranuka ndagukomeje. Itandukaniro riroroshye, ni uguha agaciro umuntu waje mu buzima bwawe, guha valeur presence y'Imana yaje mu buzima bwawe. Kuko ari itsinda ryagenewe gutsinda, ryagenewe kunesha. Na n'uyu munsi nyuma y'imyaka 2000 iryo torero riracyafite abantu. Harimo abize cyane, harimo abatarize nabo, harimo abo mu cyaro, harimo abanyamugi, harimo abatunze, harimo abatagira ifaranga. Iryo torero riracyafite abantu. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza. Inguni imwe niyo abashaka kugerageza kwikiza ku mbaraga zabo, bakagerageza kubikoresha imyitwarire runaka igaragara inyuma no ku maso y'abantu. Bakumva iyo myitwarire runaka isa nkaho iboneye mu maso y'idini cyangwa mu maso y'abantu, ariko bakumva iyo myitwarire runaka ari yibakiza cyangwa se ifite uko ibahesha kwemerwa n'Imana. Ibyo bintu bitera imvune y'akaga. Muri make ibyo twaherewe ubuntu biduhesha ukugukiranuka no kwemerwa n'Imana, we avunika bikorera. Yesu ashimwe cyane. Ngo ni ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, kuko bisa nko kubonera no kwezwa. Ababikora rimwe na rimwe tukabona barasa nkaho bafite imbaraga z'umwuka, ariko bakaba bafite imvune nyinshi yo kwegerageza kwiboneza inyuma ngo Imana ikunde ibemere. Mu yandi magambo, imyambarire yanjye nkayambara ngira ngo Imana ikunde inyemere. Muri make nagejeje ku birenge kugira ngo Imana inyemere, nakase imisatsi kugira ngo Imana inyemere, nakoze amasengesho se y'iminsi 7 kugira ngo Imana inyemere, nagiye mu buvumo se kugira ngo Imana inyemere. Muri make bikaba ibintu by'inyuma, kandi ababikora bagahagarara bameze nk'aho ari bo bemewe, bakabitoza n'abandi ngo nibabikora nibwo bari bwemerwe, bikabyara imvune y'umutima idakiza ubikora. Si imvune y'umutima gusa, ahubwo ababikora icyo gipimo cy'ibyo babasha ni nacyo bapimiramwe abandi. Akavuga tubwo rero utambaye nkanje, wowe ntiwembegereye Imana, wowe ntumeze gutya na gutya. Iyo ni inguni imwe idakiza ababikora. Ngo mwirinde hatagira umuntu wanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruza karande, bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi, bidakurikiza Kristo. Ni ibindi bihangano byose rimwe na rimwe bisa nk'ibiciye bugufi,
ariko bishuka umuntu uko aribyo byegereza umuntu Imana. Ibyo bintu rero aho bibera akaga nuko umuntu ashobora kubimaramo imyaka yumva yarahuye na Kristo, ariko kizakubwira ko atahuye nawe n'ubushari bw'umutima afite. Umutima uri amer, umutima we uzemo gusharirirwa, nta buryohe bw'agakiza, ahagaze nk'umucamanza w'abandi, arabihiwe, nta nubwo agenda agwiza urukundo ku bandi bantu. Ikitwereka ko twahuye na Yesu tugenda turyoherwa, twakira n'amahoro, kandi uko tugwirira muri we bigenda biduha kubasha gukunda abandi. Urugendo rw'agakiza ruraturyohera, ntabwo rutuvunnye. Iyo ni inguni imwe. Hakaba indi nguni rero nayiteye ubwoba. Uyu murongo hepfo wavuze ngo kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Indi nguni iteye ubwoba ni abandi bo bumva kuba bari muri Kristo no gukomeza gutwarwa n'irari ry'iby'isi nk'uko ryadutwaraga kera tutarakizwa, bakumva ntacyo bitwaye. Iyo ni indi nguni nayo y'urundi ruhande rwahejeje inguni. Yibwira yuko ari muri Kristo Yesu, ariko akumva gukomeza gutwarwa n'irari rya kamere. Muri make umubiri we icyo usaba cyose arakiwemerera, kubera ko Yesu byose yarabirangije. Ari igizo nkuru tuzumva tukagira ngo ntizibaho. Ubushize nabwo naganiraga n'umwana wajya kujya gusenga mu cyumba cy'amasengesho ahantu, kandi yari atarakizwa, ariko Umwuka Wera ni mwiza. Haleluya, Umwuka Wera ni mwiza, ajya dusanga tutazi Yesu. Reka n'ubundi ni watubwiye ibya Yesu. None ngo yajya gusenga aho hantu n'abantu bari baritandukanyije n'itorero rimwe basengeragamo cyangwa n'idini rimwe basengeraga. Iyo misengere yabo bakoreshaga Bibiliya, bararirimbaga, ariko iteka iyo bajyaga kwigisha baravuga ngo rega ikintu ngo niba umubiri wawe ugikeneye ngo ubwo Imana yacyemeye. Can you imagine? Haleluya. Niba umubiri wawe ugusaba gusambana ubwo Imana yabyemeye. Icyumba cyitwa cy'amasengesho muri iki gihugu cy'u Rwanda bavuga ikinyarwanda, hari igihe tugira ngo ibyo bintu ntibibaho, ngo ariko akumva ibyo bintu sibyo. Mwibuka ko atarakijijwe, ariko ngo akumva ibyo bintu sibyo. Yasohokana n'umuntu umutumira akavuga ati ariko biriya bintu ntabwo ari byo, ntabwo byashoboka ko abantu bavuga Imana bavuga ngo ikintu cyose umubiri wawe ushaka ngo ucyemere, ngo ubwo ni Imana yakigushyizemo. Yo, mbega gushingira ku mirongo imwe uburyo biyoba. Biravuga ngo Imana ntiyoshywa, ntishobora no koshya, ahubwo ngo dukururwa n'irari ryacu. Nkuvuze nabo ba muri Yakobo, irari ryacu niryo ridukururira muri ibyo turarikira. Imana itugirire neza. Uruhande rwa kabiri rero rwibwira yuko rushobora kwakira Kristo ngo akaba mu buzima bwabo, ariko tukemerera irari ryacu rigakomeza gukunda iby'isi nk'uko twari turi tutarakizwa. Imana itugirire ubuntu. Hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo mwirinde hatagira umuntu banyagisha mwene ibyo bintu byombi, yaba icyo ngicyo cyo kwikirisha imirimo y'inyuma igaragara, yaba icyo ngicyo cyo gusa nkaho wakijijwe ariko ugomba kwemerera irari ryawe rikakuyobora ahantu hose. Ntimwemere kunyagwa ibyo bihendo ntibitwara ubuzima bwanyu. Icyo umurongo wa 8 wavugaga. Ku murongo wa 9 reka dukomeze turi umurimo Yesu yakoze, uburyo utangaje kandi uburyo wuzuye rwose atari igice. Haleluya. Ku murongo wa 9 aravuga ngo nyamara muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Murongo wa 10 ngo kandi mwuzuriye muri we, niwe mutwe ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Mwuzuriye muri we. Iri jambo nifuza ko byacengera umutima wawe, kuko rimwe na rimwe turi muri uru rugendo rwo kwifuza gusa na Kristo, muri uru rugendo rwo kwifuza kunezeza Imana, muri uru rugendo rwo kugundira gukiranuka kw'Imana. Iyo turi muri uru rugendo turimo kubyifuza, hari ubwo tujya tugira ngo umurimo Yesu yadukoreye ni igice. None muri bariya tureba imbere yacu tubona basa nk'ababishoboye, tukagira ngo we yabakoreye umurimo wuzuye, hanyuma twebwe biracyari igice. Oya, ibyo Yesu yakoze muri wowe ku munsi wakijijwe byari byuzuye rwose, kandi bishyitse, kandi bifite imbaraga zo kuguhesha ubwo buzima bwo kubaho nk'uko abana b'Imana babaho. Haleluya. Murongo wa 10 wavuze ngo kandi mwuzuriye muri we. Bibiliya King James yaravuze ngo complete in him, muruzuye muri we. Hanyuma NIV iravuga ngo and in Christ you have been brought to fullness. Haleluya. Umurimo Yesu yakoze cyagiye ukizwa, wari wuzuye, uhagije, ufite imbaraga n'ubushobozi bigwa kubaho nk'uko abana b'Imana babaho. Ntabwo azagaruka ngo yongera akora, ahubwo yarakoze. Ni wowe wo gukurira muri we, kandi gukura no gukomeza kurya ibyo Yesu avuga, kurya ijambo ry'Imana. Umwana wavutse nta kindi kintu bamukorera, baramugaburira,
bakamwoza bakamwitaho, nta kindi. Ntabwo mama yirirwa asenga avuga ati umwana wanjye ko atagenda kandi umwana agifite amezi 3. Iyo amugaburira akamwoza akamukorera ibyo amukora, aba abizi neza ko igihe cyo kugenda nikigera azagenda. Haleluya! Niyo mpamvu abari mu nzu y'Imana, bari munsi y'ijambo rizima, bafata umwanya wo kubana n'Imana ku giti cyabo. Igihe nikigera cyo kugenda bazagenda, bazirukanka n'ubutumwa bwiza, imbaraga n'ibitangaza bizakorwa mu biganza byabo. Bo nibakomeze barye, bakomeze bagaburirwe, bakomeze bakarabwe, bakomeze batunganye. Haleluya! Baba barimo gukura. Kandi muzarebe ko bagize umugisha wo kubyara, ntabwo umwana wacu tujya tumenya ko yiyongereho santimetero. Tujya kubona tukabona gusa imyenda twabagura umwaka ushize ntikibakwira, ariko nitubabona bakura. Niyo mpamvu umuntu uri muri Kristo Yesu, iyo ngize umugisha nkabona umuntu arakijijwe, najya kubona nkabona agize inyota, najya kubona nkabona afite inyota yo kuba mu ijambo ry'Imana, najya kubona nkabona aryoherwa no kuba mu nzu y'Imana, aryoherwa no kuba mu matsinda mato, najya kubona nkabona byose bifite inyota, mba nzi neza ko nta kabuza. Haleluya! Gukura zakura, gukoreshwa n'Imana zakoreshwa n'Imana. Haleluya! Kunesha ibyisa azabinesha kuko arimo arakorerwa ibikwiriye. Mana itugirire neza. Ku murongo wa 11 ngo muri we nimwe mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Reka nihute. Abo no gukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Muri Kristo nibwo twakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Mwibuke ko bana bene data bari bafite ibibazo, bazi yuko gukebwa kw'inyuma gufite umumaro cyane. Uyu murimo Imana ikorera mu mitima yacu ni umurimo ukorwa mu buryo butagaragara. Ngo muri we nimwe mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Agakiza ntugaheshwa na pasiteri, ntabwo gaheshwa na Hortense, ni umurimo utakozwe n'intoki. Ahubwo tuvuze ubutumwa bwiza ntitumenye icyo Mwuka yashyize mu mutima wawe, hanyuma gukebwa kutari ukw'intoki kugakoreka mu mutima wawe. Ikimenyetso kitagaragara, umurimo utagaragara, ariko igihe kikazagera ugahinguka inyuma. Abo mu bana bakavuga ati yarakijijwe, oh haleluya. Abo mu kona bakavuga ngo turabibona yarakijijwe. Ni umurimo wakoretse imbere, ariko igihe kiragera ugahinguka inyuma. Mana ishimwe cyane, ni umurimo udatangirwa. Haleluya! Twakebwe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo no gukebwa kuva kuri Kristo. Hanyuma kurangije ngo niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Ku murongo wa 12 ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwe mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Niyo mpamvu iyo tubatiza abantu tubashyira mu mazi menshi, dushushanya gupfa no kuzuka. Mu yandi magambo, abari muri Kristo Yesu, wa muntu wa kera yarapfuye, hari umuntu mushyashya waremewe ibyo gukiranuka wabonetse muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 13 ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Angabire Kinyarwanda yaradusondetse, ntabwo yabisobanuye neza. Ku murongo ahangaha abanza ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Iyo havuze ngo kandi ubwo mwari mupfuye, ashobora kugira ngo twendaga gupfa. Ni nkuko ushobora kuvuga ngo twari tugiye kugira impanuka. Ngo kandi ubwo mwari mupfuye, twari tugiye gupfa, twari tugiye kugira impanuka. None bigatuma twibwiraga yuko Yesu yadukije twendaga gupfa ariko tutari dupfuye. Basobanuye, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana yabisobanuye neza. Basobanuyeho gake. Ubundi haravuga muri Bibiliya y'Icyongereza, and you being dead in your sin, mwari mwarapfuye mu byaha byanyu. Muri make hano havuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye, twavuga ngo kandi ubwo twari twarapfuye, twari intumbi, twarapfuye mu byaha byacu. Mana ishimwe cyane. Bibiliya y'Icyongereza NIV kavuga ngo when you were dead in your sins, ubwo mwari mwarapfuye. Erega buriya iyo uvuze ngo twari dukoze impanuka, ishimwe ryawe hari ukuntu urizana, twari dukoze impanuka, Imana iraturinda. Ariko iyo umuntu avuze ngo twakoze impanuka, imodoka irabiranduka, rimwe na rimwe abantu bose barimo bapfuye wavuyemo, ishimwe rizaba ryinshi kuko mwayikoze, urupfu warubonye. Twebwe rero, haleluya, impamvu dukwiriye kuberaho Kristo, twari twarapfuye, twarapfiriye mu ntago twendaga gupfa, twari intumbi, wari ubupfu, nari umupfu. Iyo mpfa mbere gato yuko nakira Yesu, mba nararimbutse burundu. Twari intumbi.
iyo umuntu yamenya aho Imana yamukuye bituma kwiyegurira Imana byoroha. Ariko iyo wagize ngo wari ugereranyije ntacyo wari utwaye bituma no kubana n'Imana byoroshye, ariko twari intumbi. Imana ishimwe cyane. Kandi ubwo twari twarapfuye tuzize ibicumuro byacu no kudakebwa kw'imibiri yacu, yaduhinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Haleluya. Twari twarapfuye, twaratandukanijwe n'Imana burundu, tuzize ibyaha byacu no kudakebwa kw'imibiri yacu. Imana iraza muri Kristo duhindura abazima, iratubabarira ibicumuro byacu byose. Vuga ngo byose, byose, byose na cya kindi wananiwe kwibabarira, byose, byose. Nta muntu wagukura mu rupfu ukabimenya ko uwo muntu ari we wagukuye mu rupfu ngo ureke kujya umwubaha. Amen. Ari indirimbo ngira ngo niyo umuntu bayitwa nde nibagiwe gato, ariko iravuga ngo inkotanyi n'ubuzima. N'abantu benshi bajya bavuga ngo inkotanyi n'ubuzima. Impamvu bavuga ngo inkotanyi n'ubuzima ni abantu inkotanyi zakuye mu rupfu. Mbese kubabuza kuvuga ngo inkotanyi n'ubuzima ntabwo byadukundira, kuko kuri we yumva ari ubuzima kuko yamukuye mu rupfu. Muranyubatiza Imana. Abo babakuye mu rupfu rw'umubiri, ariko bahita bavuga ngo inkotanyi n'ubuzima. Twebwe rero, haleluya, yadukuye mu rupfu rw'iteka. Mu yandi magambo, nta handi ukwiriye kuba uretse muri Kristo Yesu. Nta n'undi ukwiriye kuberaho. Haleluya. Ukwiriye kuberaho wagukuye mu rupfu rw'iteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu urimo kubikora neza ni umuntu wafashe imyaka asigaje, ni umuntu wafashe ubutunzi bwe, ni umuntu wafashe umwanya we, byose bigakorera Imana. Haleluya. Ntabwo ari umukozi w'Imana wo ku cyumweru, ahubwo ni umukozi w'Imana ari ku isoko, ni umukozi w'Imana ari mu muhanda, ni umukozi w'Imana ari mu ishuri, ni umukozi w'Imana ari mu rugo. Haleluya. Kuko hari uwadukuye mu rupfu, uyu munsi turiho kubwe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo wadutandukanya no gukorera Imana. Nta nubwo amafaranga yacu wayatandukanya no kuyashora mu bwami bw'Imana. Nta nubwo umwanya wacu wawutandukanya no gukorera Imana, kuko uyu munsi turiho kubera we. Niwe dukesha ubuzima, niwe dukesha kwemerwa n'Imana. Niyo mpamvu urimo urahomba niba urimo gukorera ahandi hantu. Sinkubwira ngo ureke akazi, ahubwo ndashaka ngo ukorere Imana muri ako kazi. Imana ishimwe cyane. Korera Imana mu busore bwawe, ndategereje ngo ubanze usaze, kuko ntabwo ubizi niba uzasaza. Haleluya. 14 hasoza avuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho ku rubamba ku musaraba. Iki cyanditswe na kivugiraga iki? Kugira ngo twumve inkomoko yo gukiranuka kwacu. Ibirego byari byinshi byuko utashoboye kubahiriza amategeko, byari byinshi. Urwandiko rwuzuye ibyo utashoboye kubahiriza, urwandiko rwuzuye ko ntigeze shobora gukiranuka ku by'amategeko. Inzandiko ziturega zari nyinshi, ariko Yesu ngo azidukuzaho kuzibamba ku musaraba. Aho niho dukomora gukiranuka kwacu. Haleluya. Ibikurikiraho rero biba byoroshye. Ubu buzima bwitwa gukiranukira Imana gahindutse ubwawe n'umugabane wawe. Birashoboka kubera ko waguzwe amaraso. Ntihakiriho wowe wa kera warapfuye, hahagurutse umushya waremewe imirimo yo gukiranuka. Haleluya. Zahindukiye imbere muri nature yawe, muri kamere yawe. Ntabwo bifosinga, ahubwo wahindutse byo. Ushobora kumva se ko bijya binanira, umva bisa nk'ibindemerera, bigenda biti. Urugendo rwo kugendana n'Imana, urugendo rwo kunezeza Imana ruroroshye. Bimeze nka wa mwana ugaburirwa, yaba yiyanduje bakamwoza, isaha yo kurya yagera akarya, byanze bikunze uriya mwana azakura. Abera benshi bavukiye mu buzima bushyashya, ariko igihe cyo kuhagirwa iyo banduye ntago biyuhagira, igihe cyo kurya ntago barya. Benshi baranyunyutse mu myuka yabo, imyuka yabo irashonje, bigatuma tugira ngo ntibavutse. Nabo ubwabo bakajya bashidikanya agakiza kabo, bakajya bagira ngo ntibababariwe. Oya, uriya mwana atagaburiwe,
atuhagiye azanyonyuka, azagwingira, azarwara bwaki. Mana tugirire ubuntu. Iyo umuntu akijijwe hari ikimenyetso gishyirwa ku buzima bwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Efeso 4:30, reka ne kwasoma kubw'impamvu z'umwanya. Ariko igihe wakizwaga ngo washyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera, hajeho seal, wabaye sealed. Ubundi ikimenyetso iyo bavuze ngo iri cupa ryabaye sealed, no kuvuga ngo rirapfundikiye. Hano hariho akamenyetso kerekana ko iri sealed, rirafunze cyane, rifunze neza. Iyo dukijijwe dushyirwaho uko gupfundikirwa n'umwuka wera, ikimenyetso cy'umwuka wera. Abakubyaye mu mubiri ntibabimenya, abo muririmbana ntibabimenya, abo muturana ntibabimenya, ariko ijuru uwo munsi rirabimenya. Haleluya! Si ijuru gusa, n'isi y'umwijima iwacu batakoreye Imana n'ibingurikirana by'iwacu biravuga ngo uyu muntu ngo yashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera, bakababazwa n'uko rutazeye wacitse uwo munsi. Haleluya! Kuko icyo kimenyetso ubwami bwombi burakibona. Haleluya! Ubwami bw'Imana nibwo budushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera bakijijwe, ubwami bw'umwijima burakibona bukavuga ngo uyu nta kibaye iwacu, araducitse. Twe twaravuze ko nta waba uzakizwa, twe twaravuze ko nta waba uzatunga umugisha, ariko bajye kubona bakabona ikimenyetso seal. Oh haleluya! Bakavuga ngo araducitse. Basigara rero barwanya iki? Ntibakikubujije kuzajya mu ijuru kuko ikimenyetso iyo cyagiyeho kiba cyagiye, ariko basigara barwanya kuzagira umumaro mu bwami bw'Imana ukiri n'ahangaha. Bakavuga ngo ntituzatuma akunda ijambo ry'Imana, ntituzatuma yita ku materaniro, tuzahora tumuhuza. Muzi ko hari abantu Satani yemera ko bakira bakagira amafaranga kuko azi neza ko iyo bafite amafaranga aribwo badasenga, kuko bari busy. Kandi bari busy mu buryo bwumvikana. Iyo atari Dubai abari mu Bushinwa, iyo atari mu Bushinwa abari Taki. Bagahora mu ruzerero rutagira icyo rumarira ubwami bw'Imana, kandi barakijijwe. The seals there, ikimenyetso kirahari, ariko ntacyo bamariye ubwami bw'Imana. Ntibashenye ibicaniro by'iwabo kuko ntibarimo gukurira, nta maso y'umwuka bagira, ntibazigera bakura. Icyakora barakijijwe. Satani akavuga ati niba amafaranga ari yatuma dasenga, mba tuzajya twiyaranje, ahakomanze bicemo, ahakomanze bicemo, ahakomanze bicemo, ahakomanze bicemo. Azahora asa nk'uwahiriwe, ariko wahiriwe mu mubiri, utazi no gusenga isengesho ryo kurya kandi yarakijijwe, udashobora no kwiriza n'umunsi umwe mu cyumweru yarakijijwe, utazi mata yahari kandi yarakijijwe. Umwuka uranyunyutse cyane, ariko ikibiri cye kirabyibushye. Icyakora n'umwana w'Imana ameze nka rwa ruhinja rutagaburiwe rugwingiye. Abana b'Imana bamwe na bamwe baheze aho ngaho. Iyo twigiye imbere mu mwami bavuga ko twakabije, kandi ntawe turagera. Umwana wabo ni Imana, umwana wabo ni Imana umeze ati. Iyo basomye Bibiliya bumva nyine ari Bibiliya, ntibajya bakumbura ibyo basomye muri Bibiliya ko byaba ubuzima bwabo. Abo bumva bifite abantu byagenewe iby'abapasiteri, ntibazi ko mu isezerano rishya ububwira twese ari ubwacu. Ububwira ni ubwacu. Ushobora gukundana n'Imana ukamenya icyo Imana ivuga, ubwirwa mu mutima wawe ukagenda ukura ugwiza imbaraga. Uyu munsi igituma abana b'Imana bashakira ijwi ry'Imana hanze nuko batamenye ko Imana yaje ikaba imbere muri bo. Kuki Imana iri imbere muri njyewe, ijwi ryayo mpora ndishakira hanze kandi iri imbere muri njyewe? Kuko tutahaye agaciro icyakuretse. Itandukaniro rero ndangiza rizatuma koko iyi title dufite iba ubuzima bwacu. Gukiranuka ndagukomeje. Itandukaniro riroroshye, ni uguha agaciro umuntu waje mu buzima bwawe, guha valeur presence y'Imana yaje mu buzima bwawe. Uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika aramutse yinjiye hano, twese twabinotisinga kandi twakwitwararika, kubera ko hinjiye umunyacyubahiro, umunyacyubahiro ukomeye, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana igihe wakizwaga yaraje iza kuba imbere muri wowe. Haleluya! Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza undi mufasha umeze nkanjye, ariko wowe azaba muri mwe. Haleluya!
ni bande bari bukore jani yabo n'umwami tukajya tubona bagwiza ibyo gukiranuka tukabona bagwiza imbaraga suko abo bantu ari abanyembaraga ahubwo nuko ba minding ba paying attention bitaye ku cyakoretse mu buzima bwabo bahaye agaciro waje mu buzima bwabo. Imana ishimwe cyane. Sinzi niba mwari mwitegereza abantu batangiye gukundana, abantu bari muri fiançailles cyangwa abageni bashyashya, iyo umuhungu yabonye umukobwa akunda n'umukobwa akabona umuhungu akunda, ibintu byinshi birahinduka kubera ko hari umuntu w'agaciro waje mu buzima bwabo. Iyo yajyaga yiyambarira ibisogisi bireba hariya n'ibipantaro atangira kujya ku murongo, kabona utatebezaga asigaye atebeza, kabona yashyizemo agashati keza ka made in Rwanda kubera iki? Afitanye randevu n'umuntu w'agaciro. Umukobwa wambaraga kamambiri agatangira gushyiramo kahotaro, urabona ko nanjye nkigerageze ku myaka yanjye, haleluya, agatangira gushyiramo kahotaro ngo agende neza kuko afite randevu n'umuntu ukomeye. Kugendana n'Imana biroroshye. Umuntu ukomeye yaje gutura mu buzima bwacu. Mind his presence, ita kuri presence ye, uvuge ngo ari kumwe nanjye. Ubwo ari kumwe nanjye ndabyitwararika, ubwo ari kumwe nanjye ndakenera kumenya icyo avuga, ubwo ari kumwe nanjye ndakenera kwita ku kimunezeza, ubwo ari kumwe nanjye hari ahantu tutajya, ubwo ari kumwe nanjye hari ibintu tutakora. Haleluya. Suko abera bananiwe gukizwa neza, suko abera babuze imbaraga, nuko batamayindinze, nuko batita ku cyakozwe ku buzima bwabo, bigatuma ubuzima bwabo bukomeza gusonga. Tekereza ambasaderi w'u Rwanda baramutse bamwohereje sinzi hehe mu gihugu muri Libya, ariko ambasaderi yagera akagendana inzandiko n'amabwiriza leta yamuhaye, guverinoma yamuhaye cyangwa perezida wa Repubulika yamuhaye, inzandiko nini zanditsemo uko azitwara, zanditsemo uko azubaka umubano n'icyo gihugu, zanditsemo uko abadiplomate babaho, zanditsemo ibintu byose, ariko yagera agafata izo nzandiko akazitereka ku meza ya ofisi, ambasaderi akabaho uko ashatse. Bakajya bamuhamagara rimwe na rimwe inaha ngaha muri leta, bakamuhamagara kugira ngo bamuvugishe, ambasaderi ntiyitabe. Bakamutumira mu nama ya debriefing yo kujya kungurana ibitekerezo nk'aya nama y'umushyikirano ugibaho, bakamutumira ngo aze bavuga ingamba zikurikiraho, ibyo u Rwanda rushaka, umubano u Rwanda rushaka kubaka, ambasaderi ntazi. Utegereza ambasaderi atazagera igihe yigenga akabaho nk'uko ashaka, azatakaza amakuru yahamwohereje. Abera benshi babuze amakuru yaho dukomoka. Imana iraduhamagara ntitwitabe. Igiterane nk'iki kikaba benshi ntibazi, yaba ari umwanya wo gusenga benshi ntibazi. Izi nzandiko Imana yatwandikiye itubwira ngo abera babaho gutya, kugira ngo imiyaga batabibasha bigenda gutya, kugira ngo ubuzima bwabo bumere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi bigenda gutya. Abera ntibasome, bigatuma abera bahinduka abanyantege nkeya, kandi itorero ryaragenewe kubirya imbaraga. Nyiri itorero yaravuze ngo nzaryubaka ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Turi institution, turi ikigo, turi umuryango wagenewe gutura mu mbaraga. Haleluya. Turi umuryango wagenewe kutajegajezwa. Uyu muryango witwa abera, uyu muryango witwa itorero wararwanyijwe kuva Yesu yasubira mu ijuru. Intumwa barazishe, Bibiliya barazitwika, bababeshyera byinshi, bamwe barabakeba, abandi barabica, kugeza igihe abantu bibwire yuko iby'uyu mugabo witwa Yesu bitazongera kuvugwa. Ariko kuko ari ikigo, kuko ari umuryango, kuko ari itsinda ryagenewe gutsinda, ryagenewe kunesha, na n'uyu munsi nyuma y'imyaka 2000 iryo torero riracyafite abantu. Harimo abize cyane, harimo abatarize nabo, harimo abo mu cyaro, harimo abanyamugi, harimo abatunze, harimo abatagira ifaranga. Iryo torero riracyafite abantu, rizakomeza kubagira. Icyaha kizazamuka kandi gishyirwa hejuru, ibihugu bizashyigikira ibyaha, ubutinganyi buzashyirwa hejuru, gusenya amago bizamamazwa. Uyu munsi abantu iyo badivorcinze barimo barakora celebration, agacerebra kwa kunde bavuga ngo I said yes, bakandika babana bacu bambikanye impeta. Uyu munsi barandika ngo I divorced, bagacerebra. Nubwo icyaha kirimo cyamamara, Imana izahorana abantu. Haleluya. Imana izahorana abantu kuko nyiri torero ribereye maso. Ntabwo rero waremewe kuba umunyantege nkeya. Nimuhaguruke dusenge torero ry'Imana. Uri itabaza ry'akacya, uri umunyu w'isi. Haleluya. Uri amaguru y'Imana, uri amaboko y'Imana, wikwipfusha ubusa. Tangira uyu munsi byonyine gupaying attention, kwita ku
umuntu uri muri wowe witwa umwuka wera uha agaciro presence ye. Tangira uvuga uti ntago naryama tutavuganye, ntago naryama nasomye ibyo yanyandikiye, ntago nakwirirwa ntazi icyo avuga, ntago nakwigenga kandi yaraje ngo ambere umuyobozi, ambere umufasha, ntago nayoberwa inzira kandi inzira yizi. Ndafata umwanya mugisha inama kuko azi ibya none akamenya ibyo mu myaka ishize kera. Ndafata umwanya mugisha inama, ndafata umwanya nihererane, ntago ndi bushoberwe kandi mfite Imana izi byose. Koroshye gatyo, paying attention, ita ku muntu waje mu buzima bwawe igihe wakizwaga. Uzakura, uzahinduka ikirato cy'ubwami bw'Imana, uzatubera inkingi, izaduha ibihamya duhamiriza abandi, uzatubera ibyirato. Dukeneye ibyo byirato mu bwami, dukeneye abantu twatungira agatoki, dukeneye abantu twatunga agatoki tukavuga ngo birebe bikore nk'uko yabikoze. Uriya mugabo yarabikoze, abanye n'Imana neza, uriya mugore abanye n'Imana neza, uriya musore abanye n'Imana neza. Mu bwami bw'Imana dukeneye abo bantu, dukeneye abadamu batoya bareberaho bakavuga ngo uriya mudamu abanye n'Imana neza, urugo rwe ruhagazemo neza, aratoza abana be kubaha Imana. Dukeneye abagabo, abandi bagabo bareberaho bakavuga ati ni umugabo, ni umunyabwenge ariko afite balance, azi gushaka amafaranga ariko n'umwanya wo gushaka Imana arawufite. Ntabwo ibyo gusenga yabihariye abagore, abantu bo kureberaho. Ubwami bw'Imana burabashonje, ubwami bw'Imana burabakeneye. Abantu bashobora kugirana n'Imana umubano uryoshye, bameze nk'akabuye k'izahabu, bameze nka ni perle, ni isaro riri très rare, ni isaro riri précieux, bameze nka diyama. Uko ibihe bibi bya nyuma abo bantu batubana bake. Wanyemerera ukaba uwo muntu uko byoroshye, ko ari ukwemerera Mwuka Wera ukamubwira uti ngiye kumenya kuri kumwe nawe gusa, ngiye kujya mvugana nawe, ngiye kujya nsoma ibyo wanyandikiye, ngiye kujya nitaba inama zawe kuko ndaguhagarariye ku isi. Si kubw'imbaraga n'amaboko, ni kubw'Umwuka w'Imana. Mwanzi yaratunyaze, bamwe muri twebwe niyo tugize umugisha wo guterana nk'uko bihinduka not about him, ahubwo bihinduka about us. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuririmba akaririmba ariko ari we atavuga ati Mana, indirimbo nza kuririmba uyu munsi abantu bakwegere, ijuru rikinguke, abarushye baruhuke, abarwaye baki. Mana, mpa indirimbo zivuye ku mutima wawe kugira ngo abazumva imitima yabo ikire. Amateraniro ahinduka ayacu aho kubaye. Twategura ibibwiriza tukavuga ngo ni iki kiri bumemeze kugira ngo bazongere bampa agatutsi, ni iki kiri bumemeze ko ndi umunyabwenge, aho kugira imitima iniha ivuga ngo Mana none ndabashyira iki. Ivuga uti Mana, ukoreshe buri jambo, ukoreshe buri kantu hagira abakira. Amateraniro y'anama imeze nk'ubutumire bw'Umwuka Wera cyangwa bwa butumire bwa perezida bigahinduka about us. Mu nama y'abaperezida b'ibihugu, niba ari perezida watumiye inama, umunyacyubahiro niwe tuwe duhanze amaso. Ntabwo tuza ngo dukora akarasisi twigendere tutumvise icyo avuze, tudatinze ku cyo ashima. Uyu munsi amateraniro yahindutse ay'abantu. Tugatinda ku cyo abantu batuvugaho, tugatinda uburyo turi bwemeze imitima yacu kugira ngo murusheho kutwemera. Muririmbi wamuha indirimbo imwe, hari ubwa mbere agize umugisha wo gusingira mikrofone agahita ashyiraho n'iya kabiri yo kubzigana kugira ngo abemeze ko azi kuririmba. Muvuga butumwa bataraha kwigisha bamusaba gusenga, yagerayo ntasenga agahita anabwiriza kugira ngo abeme. It's not about him, byahindutse about us. Tukamwima umwanya akabura hakorera, tukagisha inama z'uburyo twamenyekana aho kugisha inama z'uburyo twaba deep. Mwibuke ko muri deepness, muri roots, mu mizi ntihagaragara. Usabane bwanjye n'Imana ntabwo mubuzi,
icyuzi wenda n'umugore wabonye kuri YouTube, ariko ibifite umumaro n'ibitagaragara n'ibiri diba n'ibiri inyuma. Mureka bari byo twitaho nshuti z'Imana. Ndabingiza, ndababwira nanjye nibwira, bigukomangira nanjye ntibintinya, bigusaba nanjye ntibintinya. Mureke tumucire bugufi, yongera agira umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Zo gukiranuka ntibizaba ikibazo, yongera agira umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Saba umukozi w'Imana ngo azadufashe gusenga. Imana ibahe umugisha. Ayo mashyi ni ay'umukozi w'Imana. Mureke dukomere Imana amashyi imukoresheje. Hanyuma ndagusaba utuze, tekereze ku byo wumvise. Hanyuma nurangiza muri iri sengesho tugiye gusenga, ibisengesho bigushyigikira gufata icyemezo cyo kugendera mu bushake bw'Imana. Umiriza ku maso yawe, witekerezeho wowe ubwawe, wibaze ngo muri ubu bwami mpagaze gute? Ni amagambo akomeye cyane twumvise. Ese twambuye umwanya wo guhura n'Imana? Ariko uyu mugoroba ufata icyemezo cyo kongera kubonera Imana umwanya mu buzima bwawe. Imyaka ufite, mu kazi ukora, amashuri yawe, buri kintu cyose, wowe uyu mugoroba usenge isengesho ryo kugirana isezerano na Kristo. Umubwire ngo guhera uyu mwanya nihaye igihe cyo kongera guhura nawe. Reka dusenge Imana. Urangiza kwitekerezaho, urambura amaboko yawe, wiyereke Imana ukuri, uyibwire ngo nukumeze, ntaho nguhishe, ariko ndashaka guhinduka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, babaze zawe zihoraho ibihe byose. Uyu mugoroba Kristo tugushimiye yuko uduhembuye, tugushimiye yuko uduhembuye, wongeye kutubera umujyanama mwiza. Uyu mugoroba Mwana, buri muntu wese uri hano imbere yawe, nanjye ubwanjye mfashe icyemezo cyo kongera kuguha umwanya mu buzima bwanjye, kuko menye neza imbaraga wakoresheje itorero, tumenye neza imbaraga wakoresheje n'umwanya watanze kugira ngo ubashe kutubona, umwanya wakoresheje, ibyo waciyemo, ibitutsi watutswe, inkoni wakubiswe, misumari watewe, wemeye gukorwa n'isoni, wemera kuza ufata umwanya muri iyi si, uhamara igihe kingana kuriya ufata umwanya, kuko watubonaga abantu b'agaciro, abazagira umumaro muri ubu bwami, ariko twaribagiwe, itorero ryaribagiwe, igihugu twaribagiwe, mu ngeri zose Mwana twaribagiwe. Ariko uyu mugoroba dufashe icyemezo, tugiranye isezerano nawe, kuko tumenya agaciro watubonyemo, natwe tumenya agaciro ufite ku buzima bwacu.